abantu bajya bagira ikibazo cyo kudasobanukirwa uburyo watermelon ugiye guhaha watermelon ni wamenya gute ko ihiye. Aha ngaha ndashaka kubereka uburyo ushobora urabona nk'uko watermelon imeze, ushobora uburyo ushaka kumenya ko ihiye, dore ko watermelon zinahenze. Ese ni gute wamenya ko watermelon ihiye ku buryo ushaka kuyigura wayigeza mu rugo wayikata ntusange yaguhombeye? Uburyo rero wayibona, urayiterura ukumva iremereye, noneho uyikubitaho gutya ukumva, uba wumva mbese ari ivuga nkaho idafashe cyane, ari ikintu nyine iba yarahiye, amazi bya bindi by'imbere bigasa naho byoroha, ku buryo ukomanga gutya ukumva kivuga nkaho ushaka kujya gutya ukumva wacyatoboka, ariko iraremereye pe. Ariko iyo idahiye ni ukuvuga ngo idahiye yo noneho iba ifite, ntabwo wanayiterura kuko iba icyegeranye. Ariko iyi ngiyi urabona ko gifata nk'igihaza cya kindi cyakuze, igihaza cy'iyo gikuze kiruma kikegerana kikaba nk'igihwahwa, sinzi ukuntu nabivuga nyine. Ariko iyi ngiyi urayumva rwose ko nk'ibiro 5 bishobora kuba birimo, urayitera ukumva iremereye. Kandi noneho iyo ihiye urabona ko igenda yereruka isa umweru, ntabwo iba ari icyatsi kibisi cyane. Rero wowe udasobanukirwa uburyo watermelon ushobora harimo n'abayireka ntibayihahe akavuga ati itamumbere, nibwo buryo rero ushobora kureba.